none se ubu ngubu niba wafata izo video ukazibika muri telefone runaka ubu se aho bigeze ubu ngubu umuntu arongera gutekereza yuko izi video ari abantu bazisharinze cyangwa nyir'ubwite ahubwo niwe wenda cyangwa se wenda akabihereza nk'umushuti we amubwira ati reka nkwereke ukuntu njyewe n'icyana cyanjye tuba twatwitse. Okay, ahanga ntabwo ushaka kumva ukuntu ibintu bishobora kubaho bwambere ariko Jay unizere ko wabibonye. Bria oui ukuntu gahunda y'amazi rero amakuru maze gukurura yewe bitarimo ibyo gutwika no kugira gute hari video 24 za yampano z'abakobwa bagiye batandukanye zafashwe kera ubu ibyo ni bishyashya ni byo kuwa mbere ndi kukubwira ndi kukubwira izo ngizo nazo zirimo ziragenda ziririzingwa ibyo ngibyo rero bindi umwana bita yampano ashobora kuba yaragiye mu Bubiligi urukumva bakamubwira ati ariko kuri OnlyFans wa creating account ukakora urataji Wereka ndekire oya nabyumvise ibyo umbwiye reka ndekere oya wirekera mani reka niyumvire ibyo kuri kuvuga ngo urumva ngo dufata iyo ugiye hanze sibyo hari ibintu byinshi cyane bakofaringa bakakuba ariko nibi byakora nibi byakuzamurira urwego n'ibiki byose kandi urabona ufite umuzigo wigondagonze urumva yego ati ngwino creating account kuko iyo umaze kugera hanze account kuyicreatinga byakunda nyine yego ubwo rero umuhungu ashobora kuba yaragiye bakamubwira ati wowe ngwino creating account none se iyo account iyo yicreatinze iyo account wemerewe gushyiraho video nyine z'ubwambure yego ziremewe kandi ari OnlyFans nicyo ni kimaze OnlyFans ntago ndabibona ni OnlyFans niyo bacururiza ibyo bintu niba koko yari live ni OnlyFans yongiyo niba koko ari byo Jay iyo tuvuze live live ni igihe urimo kunyumva video irenze iyo umuntu umwe tubyita iki yari live kuvuga uretse gato bica kuri internet en direct aya masaha nguhamagaye kuri video call twabyita iki nkwereka ivuganaga live tubyita live ngibyo yampano yakoze so yararimo arahamagara umukobwa yamubwira ati genda ndimo ndibabura se yaba ntabwo dushaka kumenya aho yahamagaraga no kuvuga ngo yahamagaraga nk'ubutesharambaza iki koko uri kumva ni nkuko ari gusaba kuzamuka I think kuko ngo yari hano uri kumva umva ni nkuko naguhamagara ndi kuri video call kumva weda nkakwereka abantu turi kumwe hano mu rugo nkakukupa ngahamagara undi muntu nawe nkamwereka ibintu biri kubera hano ibintu amasho turimo hano mu rugo nkamukupa ati ndimo ndayimena nkamwereka n'undi nkamubwira ati turi kumwe n'aba bantu turi kurya sho gutyo ariko nyine ndimo ndayimena ukoresha imvugo ushaka it's okay ariko ikiriho Jay urimo kunyumva niba kugeza amasaha uyu musore cyangwa uyu muririmbi gusa njya kuzamura ati shaka zamuka ikirobezo nta ituga fuka nyamunsi yako ko dufata nawe ni umugome reba nk'abana bahamagaye ngo baze basesengure ugashyiraho Tesha ugashyiraho Brian na Gasuko oya ja naba nanjye wowe na Tesha naba nanjye wowe na Tesha Jay ibi bintu urimo kunyumva nanjye naje wakoze kuza nyine godva Jay nakoze space n'ijoro nanuza na nakoze space ni mugora nyine nabaje gukora space na Kabagamba na Bretse gatoya Tesha ndashaka amafaranga yanjye ceceka wumve Tesha amafaranga yanjye ari kuri TikTok mbariza Godfather Tesha wabaje kumvira abantu bari mu kabaseri ndikubita Ago mwana urutinganye uruzanye ute Godfather urutinganye n'inyoko wo gahamba uhora urya inyama amagufwa yakugeze mu mutwe no mu bwonko wo gahamba we ninjye uje gufatiraho furi okay ngo mwihangane turimo turasesengura Tesha ibyo rero bangira we Jay na Tesha yo muhuye turimo turasesengura
Okay, nimumbwire ibyo muri gusesengura nanjye mbisesengure. Ceceka rero ubanza ubyumve, numara kubyumva uri mu bantu bahuye na ya mpano muri ya minsi cyageze. Yego. Tesha urongera kumpamagara ndakuboroka. Ntago nongera ndi kuri live ndi kukumva. Mva mubwire Tesha kandi ubaseriye. Ndi kukumva. Abe seriyeze urumva rero kuri gitinganyi abavuga ngo ubeseriye kandi uri umukobwa. Uzatingane na nyoko wakubyayeho gahambaho. Ako jesha njye icyo kintu bangira. Jay mabere ya nyoko reka nkubwire je nta no guzongera no kuguhereza mu buzima bwanjye. Niba ushaka gutingana genda utingane nabo ushaka, niba bitakunyuza ugenda utingane nabo muvukana, nge ndakwiyamye. Umuntu agafata wa kabiri. Amashusho se icyo munyihanganire we na ngenje natwe. Ayo mashusho murayafite. Ego. Ata Godfa. Wabonye amashusho y'amano narongera akagaragara hasi. Y'amano. Y'amano wese aragaragara akagaragaza n'umwana w'umukobwa ari gukorera uwo mwanda. Ibi ni ibikorwa byabaye ku munsi wo kuwa mbere by'ampano ejo ndavuye i Burayi, aho yafashe umwana w'umukobwa akamutwara muri hoteli Kanombe kwa Bamporiki. Mu Busanza. Mu Busanza murakoze. Akamujyana mu Busanza kwa Bamporiki, agafata icyumba giki kiraha, ntabwo ibi bintu ari ibintu by'ibihimbano ngibi. Dore murebe igikuta, murebe ngubu buriri, murebe iriya ntuza iriya frame ntarahirya. Hanyuma y'ampande ntabwo ari ibikorwa yakoraga babaye, nguyu y'ampande abikora yishimye. Y'ampano yari yambaye ubusa buri n'umukobwa yambaye ubusa buri. Ibi ni ibyo mbashije gushyira cyangwa nibishobora kuza ahangaha tukibaza yarongeye no tukibaza ibi ngibi byo turaza kubisobanura gute, turaza kubyita. Ariko Godfa ngiye nubwo utaritse ngo nsoza ariko nari ndimo ndakubwira ni hari igihe twebwe tuba turi kuvuga umuntu nyine tuvuga wenda ngo y'amano ngo yakoze ibintu ariko mu by'ukuri nyuma wazajya gusanga ugasanga ntago ameze neza nawe. Brian niyo mpamvu abaturage beza tuzanga tugatabaza tukava mu nzego zibishinzwe zikumira ibyaha bitaraba. Ibyo birakabije pe, ibyo birakabije. Gusa ariko Brian wibuke yuko nanone hari igihe umuntu uri kumva aba afite iyo ndwara nyine y'ibyo bintu by'ubusa gufotore ibikimana aba ari nk'indwara kuri uri kumva. Ariko abantu benshi none se najye mubaza ikibazo, indwara y'umuntu yafungisha abandi cyangwa umuntu baramufata bakajya kumuvuza agakira? Y'amano bagiye kumuvuza kuko ntabwo tuzabona gereza ubu ngo bagiye gufata abandi bantu se abagerekeho ibi nabyo. None se kubushize yavuze ko video yagiye muri telefone, ibi ngibi byaravuga ati nahamagaye umuntu amfata amafoto cyangwa amfata ama screen record, namuhamagaye live. Ibi ngibi turabikora gute Jay? Ntabwo ibi ngibi bibaye ari ejo muri twumvishe umuvugizi wa RIB avuga ko uyu musore nawe agikurikiranweho niba atarabigizemo uruhari. Ibi ni ibintu munyumve neza cyane Jay, ibi ngibi nabyo ariko mana nyamaze reka ibi ni ibintu byabaye. Ibi ngibi ni kuvuga inzego za RIB, urimo kunyumva? Nibagende baje kuri hoteli yo kwa Bamporiki bari muri record. Uyu musore kuwa mbere yaragiye yishyura icyuma mu mazina ye, ntabwo arangije akoreramo uyu mwanda. Godfa oui ndabizi neza araza kuganirizwa ko na nimero ye ntiriho, cyangwa se akaba atifitiye icyizere ariyo mpamvu afata buri mukobwa wese baryamanye video avuga ati we nanzayereka inshuti zanjye bamenye ko hahiye. Oya ninjoro yakoresheje aya magambo ati wowe yarari hano kuri live arega, yaje hano aza muri comment hano avuga ubusa, aravuga ati wowe bakwishyuye ndamubwira ngo ko wowe nagufashe umwanya wo kwamagana ibyagukorewe waranyishyuye. Jay wowe uranzi n'abandi mu nkuri kigiye kirekire sinjya mfata side, ariko ntabwo nabona umuntu ukora umwanda nk'uyu nguyu abandi bari kuborera muri gereza ngo ndifata ngo nzanganceceke. Ku bantu mwakurikiye ibi bintu namaganye navugiye y'ampano kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma, ariko sinari kubona ibi bintu ngo mbiceceke. Oya nge singira side imeze nk'indaya matimba. So uyu mwanda rero ibi ngibi Jay ndakubwira ko ari 1% cyangwa ibi ngibi ndi kuvugira hano ni gatoya kwijana, ni 1% kuko muri ibi bintu harimo ni hohotera. Urimo kunyumva? Harimo ni hohotera gukubita no gukomeretsa. Ariko rero aba bana b'abakobwa nabo ibindi bintu iba ari ibindi bintu banywa wenda bituma kujya muri video.
hari ikintu utari kumva. ako se ubundi buriya iyo umwana w'umukobwa bateretse video hariya nawe agatandaraza akajya yigira ibintu utamenya ngo ni attraction we ntago abatekereza. Ibi bikorwa nabyo biteye iseseme wa mugani, ibi bikorwa bigenda hariya, ariko ku rundi ruhande reka tuvuge ko nko mu mashusho nabashije kubona, nko mu bintu nabashije kubona n'amaso yanjye, urimo kunyumva. Kugeza uyu mukobwa avuze ariko ugomba kurindwa ze victim kugeza aya masaha, byagaragaraga ko ari gukorerwa ibintu atagizemo uruhare. Yego urimo kunyumva Jay? Byagaragaye ko ari gukorerwa ibintu atagizemo uruhare kuko amashusho agaragara. Uburyo uvuzemo ko warugiye kuvuga nkaho video nawe wayibonye yakugezeho. Reka urabizi ko hano ibintu byo kuvuga ngo bya video yakugezeho nta video nabonye nta niyo nzapfa mbonye. umva nkubwire Jay, nongere mbigusubiriremo, sibyo? Abantu mbigusubiriyemo kandi niko biri. Guys, mutapinge screen, mutapinge screen. bari barimo baravugana na Yamano kuri video call. Nibo bakoze screen recording, sibyo? Izo video nibo bazifite. Ngiye reka nguhereze nk'urugero. Ubwa mbere njya kubona video ya Yamano, yari nimero y'umuntu uba muri Amerika ntazi, wayinyoherereje arambwira ngo dore iby'abahungu banyu birirwamo. Ndanamukatira icyo gihe nanabipostinze message yiwe yanyandikiye, sibyo? Ariko Jay, urabona hari ukuntu ufata video uri kumva nyine ukwerekana nk'umuntu nyine ukamwerekana, ariko ubona yuko uwo muntu nyine wenda atabizi se, uri kumva? Abo dore ngaba no muri comment barimo barabyandikamo ngo turazifite. Ngaba bari muri comment shu. Nukuvuga ngo Yamano yamufasha ka video ka buturi. Nukuvuga ngo ahubwo amakuru mfite ngo haranabo yahamagaye kuri video conference. Reka yatwa dufata nawe. Ariko se wowe ubayi. Ko se Jay, wowe Jay uri muri akani bice, ariko wa Godifa vugana na Jay nta nubwo ari wakabaye mbaza gutyo conference. Uko amakuru mfite urimo kunyumva, nuko aya makuru yafiteho nosiyo wabashije kuyamenyaho. Ngese muhungu n'umumagaye mu kanya mu gitondo, yego, arambwira ati Yampano namubajije ku ruhande, uri kumva uko bafitanye n'akazi uyu munsi, ngira ngo n'uyu munsi ngira ngo nabibonye n'uyu munsi kwa gatandatu. Noneho ngaramubaza, amujyana ku ruhande aramubwira ati mbabarira umubwiza ukuri, ndajya kugusabira imbabazi. Yego pe, ariko umubwiza ukuri koko video ira kwa nyiri ukuntu umuntu akujyana ku ruhande, uri kumva? Yamana baramubwira ati reka da, ati ngaho noneho nagenda yerekana. Uko niko ngo yakwibwiriye Yamano, niko yakubwiye. Yego, uri kumva? Ubwo rero ngewe murabivuze ndatungurwa. Sinzi nanjye nimero nabonye muka. Uyu nguyu ni Yampano mwe mumuzi niwe siwe? Uwo ni Florian. Niwe sheri, niwe, ariko nanone shangiye naje gusanga. Tugende gake. Niba muri bazima murebe hariya hasi mu nguni iburyo, urabona akantu ka video call ntako muri kubona. Yewe datawe, umva, urabona ko n'uburyo yavugagamo n'ubundi nk'umuntu uri muragira gute, uri muravugana n'umuntu, sibyo Bria? Kandi nyine ari byo kukwereka, ariko Jay ntabwo uri kubona hano hasi, ntabwo uri kubona ko ari kuvugana n'umuntu kuri video call. Yarari kuvugana n'umudiaspora wo mu Bubiligi. Kandi ari byo nababwiye mwewe. Abo ba diaspora rero nibo bafite izo video. Ndababwira ni abana bamaze kumuhereza account yo kuri Muza, yo kuri OnlyFans. Ibi mutapige screen bagiye mutapige screen batatuvana uko bari gushyira, mutapige screen abantu bari hasi. Ahangaha murebe iyo video murangize murebe hano. Ahangaha nakasa umutwe, dore nguyu umutwe wa Yampano hano hasi. Nuko nabikasa. Hapo wanapaita kwenye kitanda chake. Aha nakasa umutwe. Aho ngaho ngo niho yamubagiraga ingumi. Gusa ariko mani Yamano nawe ajya yibuka ko reka mbabwire shu, nuko mwe mutabizi, ariko abo bakobwa nibo baseba kurusha Yamano bro. Yamano ngo nirega saba. Nanjye uwayimpaye ni umuhungu uri mu Bubiligi. Kwaho rero Yamano ngo nirega saba yubaka, ariko kubaka legacy, ubwo legacy ari kubaka, ariko Jay, kandi Jay ntugashukane legacy ari kubaka nibwo. Kandi ariko nyine abayumva nyine karimo rubaka legacy.
ariko DJ nanone urabizi ko hari igihe ukundana n'umuntu uba hanze mukajya muvugana video call ntabwo ari ibyo ariko si uruguru ruri he ko narwo rugoryi ntabwo uri kuvuga nagiye kwa muganga ubwo wowe Tesha sha Jay reka rero nawe nkubwire umva reka jye sha uri kubona Godfa Jay reka nkubwize ukuri nawe iyo menace turayirambiwe turayihaze pe ninde wabikwise se wo ntago njyewe wivuga ngo njyewe ni ngombwa se ngo ubyite Brian ariko Jay ntago ibyo bintu rwose ibyo bintu twarabirambiwe kuva ku itariki ya mbere kugeza ku ya 3 wowe ntago ari ngombwa kubimwita natabirigaragaza urakigaragariza satani ku munsi w'imperuka n'abantu bose uzajya ujya gukinagiraho n'uzajya ugera kuri Tesha na Brian ujya ushyiraho akitso kubera ko ibyo wigize uravuga natwe ntabwo turusha umuntu niba ibyo bintu byo gutingana byakugiye mu mutwe wajya utingana n'abona nabo cyangwa ukazashaka nyoko ukamutinga mbere cyangwa ukazatinga Patrick muhorana nawe ntacyo bitwaye wirirwa uvuga abantu cyangwa uzi ngo ntabwo umuntu yabiraye ariko nje cyangwa uzi ngo narabyibagiwe ujya ukandika ngo nafunzweho ugafungwa na nyamunsi we ntazi naho gereza ziba navuze ko wafunguwe Tesha afungurwa n'iminsi mibi gahambura agapfa utariye bonane ngaho mureke tuve iyo ngiye muraza kumunda oya mani ibi bintu ariko nabyo birarambiranye oya none se reba ibintu turimo mani none ibintu turimo bibabaje kurusha ibindi byose umuntu araje ngo umutinganyi niba so yarabaye umutinganyi cyangwa nawe ukaba waramubaye bikaba byaragutromatije impamvu gasukora ari kubikora Jay niba umaze kuvugana wabona cya Jay cyaratinze umuntu muri Mongolia bakananirwa na kigahita kigira depression cyo gahabi ngaho murekera aho ngaho sinzi munyumvire rero murekera aho nkumbuye gift nkumbuye kureba uko batanga gift mwana mwe muretse Jay niba umaze kuvugana na Semuhungu sibyo niba wavuganye na Semuhungu ukuntu kiba kivanye umuntu mu murongo oya ntago giye cyo ariko Brian Jay nyine ni inshuti yacu nakundi twabije ubyaye ikibazo niba ari inshuti yawe nyine ari inshuti yawe nta yarasinga umuntu kugeza kuri no rero mwivana mu murongo w'ikiganiro kuko iyo muje gutya Jay reka gudeturna ikiganiro niba umaze kuvugana na Semuhungu gerageza uvugasinye kuri iki kintu ikintu turi kuvuga kandi turimo gusaba n'inzego niba mwe kwitwara mutyo Jay wibuke ko kugeza amasaha hari abantu bari kuborera amageragere kubera uyu musore urakoze cyane uko kunyumva nani Jay ntabwo izi kese ari kese zihuye ntabwo izi ari kese zihuye icyo ndi kuvuga ni iki ngiki none se ni Jihad wenyine ni Jihad ufunzwe wenyine kubera ino kese mwe muretse gato mwe navuze ngo barimo ako Brian murangendaho navuze ngo barimo Jihad ndakugenda usurikira ndakugenda uri imodoka ndakugenda uri igiki navuze bagira ngo mwagambanye kuza kunyicira space kwica iyi live yerekana mbe nanavuyeho reka niba uvuyeho nanjye ndavaho Jay nyagukubwa n'umuronya gukubitwa n'inkuba itagira amazi wowe karara ugenda wowe karara uganya we wajya uhabona yagiye kukumanura TikTok universe ariko biraza mu kanya nabona yamaze kwashinga ibirenge ubu nkuye muri mudu umva ariko Jay uramuzi ko atari wagira kwa umwana we ako se Brian wazampaye basi tukareba ko utari byo Jay ngiye ngiye kukumanura kuko ufite manurishano kandi ntabwo ari byo sibyo none birambabaje man ngiye uzi ikintu kiba kimbabaje nukuntu ibi bintu uno mwana w'umuhungu abari Jay urabona ukuri kw'Imana ubu nandukishije ukanambikishiriza ariko nange ntimukazamura ndi kureba abantu bafunzwe uyu mwana akagomeza akora bino bintu none ari kubikorera live yaragiye agatanga ikirego muri polisi ngiye numva agahinda ku mutima mureke tugiye Jay ndagusabye basi for once siko bimeze let's stay focused siko bimeze do focus no mu byindi ariko se urashoboye nago nongera nyine nase kuba mututsa agatusi kamwe k'ikibyindi nibyo bintu nago nongera nose Tesha wazampaye Tesha ntumusubize please mureke dufokasinye ku kintu rero icyo turi kwibaza ni iki ngiki siko bimeze aya masaha nubwo dushaka kubishyiramo komedi ariko ntabwo ngenera kubyemera ko mubishyiramo komedi aya masaha ni kubyitegereza mureke ibintu birababaje sibyo first of all reka twemere ko uyu mukobwa cyangwa aba bakobwa baba babyumvikanyeho nawe ariko mwibuka ko aba bakobwa baba bafite imiryango bakomokamo itabona aho ikwiza amaso nyuma y'uyu mwana umaze kujya ku karubanda icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ni ukubera iki nyir'ubwite aya masaha turabona ko noneho nyir'ubwite ari wabyifatiye live
yishimye akabifata, keretse ni muze kunsobanurira live abantu mu streaming hano mufite na YouTube, ni ryari ikintu, ni ryari video iba yagiye live. Yes sir Godva, wenda kumva yamana ari kumamagara ndaje numve. Okay, ugaruka uvuga ibyo akubwiye, abwo yagaruka aragiye kugenda ari bishobora kuba biri confidential mwana. urimo kunyumva icyo ndi kuvuga? Icyo turi kuvuga ni iki, icyo ndi no gusaba ni iki ngiki mwabantu, urimo kunyumva? Icyo turi kuvuga ni iki, niba uyu yampano tuzi ko hari abantu bafunzwe, urimo kunyumva, kubera ibintu bisa n'ibingibi yakoze ejo bundi kuwa mbere, twasabye inzego niziza kumva ibi bintu bohereze ribu kuri ntuza kwa Bamporiki mu Busanza, siko mubwiye? Dore ngibi ni bohereze inzego kwa Bamporiki, baje kuri reception yampano kwa mbere yafashe umwana w'umukobwa, nibwo yafashe aya mashusho ari naked y'umwana w'umukobwa yambaye ubusa n'ubwambure bwe. Akimara kumugeza mu byumba yafashe telefone amushyira on streaming, ara streaming ahamagara umuntu umwe ku wundi, agenda ahamagara abantu yerekana ubwambure bw'umwana w'umukobwa. Ibi ngibi tubyihorere, tubirenze amaso, duceceke. Ariko Bambi ntabwo tubibuze kuza ahangaha ngo tunyure iruhande. Sinzi impamvu ngo mu Rwanda dufite abafeministe, ariko niba umuntu ashobora gufata igitsina gore akakigira umwanda on this level, urimo kumva, akagira umwanda, ntabwo ngo dufata ngiye mfite amashusho gusa, udufata ngo mpubuka. Ibi ni ibintu biteye agahinda. Ariko noneho niba umuntu ashobora kumva ko gufata amashusho tagize icyaha, ako se nanone ndireka nongere nibaze nese ku buryo abantu bashobora kumwoshya ngo kuri OnlyFans nawe akabyemera, nyine akajya gushyiraho ibyo bintu, akajya se gukora ibyo bintu ari ibyo agenda yavuga ngo kuri OnlyFans ngo hari amafaranga, ibyo bintu by'urukozasoni, abizi neza ko ari mu gihugu bitemewe, abizi neza ko ari mu gihugu ibyo bintu nibibonwa bikabonwa akirimo azabibazwa. Ikintu kibabaje, urimo kunyumva, ikintu kibabaje ni uburyo ibintu ahangaha ibintu bihawe amagambo, ariko ni izina ry'Imana nzajya live kuva kwa mbere kugera ku wa mbere. So cyangwa okay, nta tegeko dufite rihana abantu bafasha amavideo. None se kuyunguye yafasha, none se kuyafata ni kimwe no kwabika muri telefone, kujya live ibyo turabyita iki? Itegeko rivuga iki? Kujya live uri ufata ubwambure bw'undi muntu ukabushyira hano kwa rubanda, ibi ngibi turabyita iki? So hari abantu kujya live hahanwa nde, none kujya live hahanwa nde, kujya live bihahanwa nde, bazamenya bavuga ngo bagiye guhamagaza nde, turabaza live umuntu wese yemerewe kubireba. Kujya live, iyo umuntu agiye live agafata telefone akahuriza hamwe umuntu urenze umwe muri icyo gikorwa, ndavuga uruhame, niba tubizi neza mu ruhame nkuko umuvugizi wari yabidusobanuriye, ni igihe, urimo kunyumva, ikintu kiba cyarebwe n'abantu barenze umwe, ni rwo ruhamwe. Uruhame ni igihe ikintu kiba cyakorebwe n'abantu barenze umwe. Ibi ni ibintu yatwibwiriye kuri Space Gena na Mostinze. Brian wari uhari babyibuka mu myaka ya rebera aba bantu we ngo niba koko yamano yarabikoze ngo yaragambaniwe, ariko aba bari kumva icyo ikingoryi. Umuntu wagambaniwe ubu ni ukugambanirwa gutya, murebe ngizi video, dore ngiyi uyu si yampano ahanejo bundi kuwa mbere muri hoteli mu Busanza kwa Bamporiki. Clearly aha ni kuwa mbere kwa Bamporiki mu Busanza. Aha niho yafashe, yari yishimye, umva a streaming ahamagara wo mu Bubiligi, akava mu Bubiligi avuga ati noneho murebe uwo mfite, agahindukiza kamera umwana n'ubwambure bwose akerekana abo bantu, akerekana ibyo bintu. Ariko rero Godfather buretse nkubwire, je nkurikije yamano tubonana ukuntu nabonaga nyine ari kumbwira ati se Brian nta muntu, twese nta muntu utagira utuntu muri telefone, kandi kuko nanjye nkumva ibyo bintu nibyo. Ati rero kuba umuntu yaza my eyes on muri Hayden, nyine ibintu byanjye byo utuntu twanjye twose ko muri phone tujyamo, ubwo ntumutanze buretse nyine mbikubwiye, ubwo ni telefone yawe nibinyerera ntituzajya dutekereza ko uyu ngo ari wari ntabwo bizanyerera.
na nyine njye ndi kugusobanurira Godfrey mva icyo ndi kukubwira urumva nyine icyo uno mwana yaravugaga ati niba umushuti wanjye twagendanaga nawe ufite email yanjye ufite access kuri email yanjye ushobora kujyamo ushobora kunsubiriza message zo kuri email kuba yafata ikintu muri telefone kuko nanjye ndabyumva ndavuga ariko rero yaba ari umwana mubi nyine ngerageza kumubaza se uri gutekereza ko yabitewe n'iki nyine nawe adusobanurira nyine ubuzima bwabo buri prive nyine atekereza ko yaba ariyo mpamvu yabikoze ariko se nanone nkongera nkibaza ibyo birabaye umuntu akuyemo telefone ibi none ikintu gitangaje ibintu biracyari bishyashya biracyari bibisi nibwo abantu bakibamanura imageragere ni ukuvuga ngo mu matwi y'abantu ibyo bintu biracyarimo reka tubyite ko wenda yavuganaga n'inshuti ziwe atatekerezaga yuko bashobora gukora screen recording kuri izo call video bari gukorana nta n'ubwoba nta n'ubwo ashobora no kugira amakenga avuga ati umuntu wenda wankoreye ibi bintu bwa mbere man yari best friend wanjye noneho ubungubu uyu muntu wundi we duhuje ubungubu turi kuvugana ubungubu wenda kuko duriye mu Bubiligi ejo bundi cyangwa se twamenye ejo bundi ndamwizera bingana iki ku buryo adashobora gukora kuri kodinga ibi bintu turi kuvuga none se hehe utambwira ko iyi ngiyi ari indwara ahubwo uko tuba turi kuvuga umuntu twaguma tuvuga umuntu ngo yakoze ibintu ahubwo ugasanga muri we ni ukuri ntabwo ari we icyo bintu siwe ntabwo ari we siwe Eda ni indwara afite kandi nabyo birashoboka hari umuntu ushobora kugira indwara yo kumva yuko niba buri mukobwa wese babonanye agomba gufata iyo record niba buri mukobwa wese agomba cyangwa se ibyo ndite shavuga ngo kutigirira ikizere ukavuga ati ngiye nzajya nereka abaji banjye ko iki cyana narakiriye ibintu bimeze gutyo ugasanga umuntu ntago muri wameze neza noneho byajyanze ahubwo nkibaza ngo abantu babishinzwe niba koko ibyo bintu bikiri mu iperereza nk'uko uyu mugabo ejo bundi yagiye mu mujyi akamenagura imodoka z'abantu akakora ibintu biri nasita agakora ibintu bibi bakamufata bakamujyana kwa muganga ntibajye kumufunga bakajya kumufata bakamutwara kwa muganga kuko bamugeza kwa muganga bagasanga umuntu ararembye kuki badashaka gufata nyine wenda nk'uyu mwana bavuga ati nta byo kugufunga ko gufunga si ukuvura uri kumva bamufate barebe ko nta kibazo afite kuko ibi bintu sinibaza ko ibintu bikiri bishyashya gutya uyu mwana yakongera ntabwo bino bintu bibaho ntabwo uyu mwana yakongera nibyo nyine ndi kwibaza ntabwo abaye nyine ariko se buriya niba umuntu wenda bamuhaye nk'igiceri akavuga ati tujyane kuri video call cyangwa ibiki akishwashwa atazi ko umuntu ari bumurikodinge ibyo byo ntabwo ari ibintu bibaho mwa tesha umva icyo ndi kukubwira ibi bintu bibaye ntabwo birava mu matwi y'abantu sibyo ibi bintu bibaye abantu nibwo bakijya amageragere sibyo natwe b'inshuti ba jihadi ni ukuvuga ngo mani turi depressed kubera ibyo bintu byabaye ku mushuti wacu sibyo none ugahita ubona uwo muntu watumye abo bantu bagenda bakajya kubafunga icyo kintu babafungiye noneho nta nubwo ari video bakuye muri telefone niwe uri kuri telefone kuri video call ari guhamagara umwe akuraho adashyiraho undi abereka ati natwitse ubwo se abo bantu bafungiye cyangwa ya mano baramushimye cyane ko afite wa kabandaji ya danje nawe arenga iwabo urakoze oya kuba yarayifite nubwo ari kagufi ibi ngibyo ntabwo dushaka kubireba nta nubwo ibi mbyitayeho cyo tuvugira amazina ntabwo ngenza kuzanga ariko ngiye ntegereje kureba ikiza kuri ibi bintu kuko niba kugeza amasaha abantu bari kuborera amageragere bafungiye amageragere batagize amahirwe yo kurya umwaka turi kumwe kubera iyibwa yarangiza none usanga turaza kuvuga ko nibi ngibi byamucitse kuri video call oya nta kumucika ibi ngibi ngewe yabiza kuba byarabaye mbere byari kumvikana tesha ariko uyu munsi turi kwa kangahe turi kwa gatandatu izi ni video zafashwe ejo bundi kuwa mbere ibi ni ibintu yakoze ejo bundi kuwa mbere ribu baje kwa Bamporiki nibasanga ya mpano baje muri surveillance cyangwa bagene kuko ntago nzi ko Bamporiki bari buze kubisha dufite ama video yo mu byumba dore ngizi video none singaye amafoto none se ibingibi biri kwibesha singiye bitanda none screenshot nagiye nkora kuri video ndabaza urata atari screenshot nagiye nkora kuri video singibi bitanda se none se mwitekereza ko aha ni kwa Bamporiki ya mpano yaragiye nta nubwo yashatse n'umuntu ngo amwishyurire yaragiye yari yishyuriye hotel yishyuriye icyumba aho yakoreye umwanda amarava barahara none ibi bintu n'ukuri kw'Imana bihaga
njyewe ni umugore wanjye ukavuga ati kuko ari umugore we birashoboka ko abantu baba babana bakavuga ati reka dufate ibintu tubishyire wenda zibe nyine ari memories zacu ariko se noneho ukuri ino nshuro ni mana oya ntabwo ubu uyu munsi uyu mukobwa ndamuvuze ntabwo uyu mukobwa ari umugore we. urakoze Queen we nyanyerera mu kanwa bajya ngo nabizi isabune. Ntabwo uyu mukobwa ari umugore we, uyu ni umukobwa munyumve neza cyane. Ubwo subwe ni katara gasirino namuhaye akanagasirino nahaye uyu mukobwa namuhaye agasirino namwisekwe ariko Godfather. So ikintu kiriho ni kimwe urukumva, ariko kandi ngiye nguhaye iminsi si turi kuwa gatandatu. Yes. Ejo si ku cyumweru kuwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu icyumweru kigashira uzabona n'uyu mukobwa uyu mwana w'umukobwa ubona bino bintu byabayeho nawe uzabureba yuko ari bubwicara agaceceka gutyo kurabi. Urakoze cyane. So rero twebwe cyo tuvuga turi kwamagana tunakumira ikintu turi gusaba mw'abantu mwe, turasaba ko ibi bintu ribu badufashe bakumire bino bintu kuko kugeza amasaha niba ari kubikora ntabwo ntekereza ko niba umuntu ashobora kubikora kandi agikorwaho iperereza ariko agatinyuka kurekura ibi bintu nk'ibi ngibi. Ni ukuvuga ngo kigiye kubaho Brian, ni ukuvuga ngo ejo bundi wibuke ko ya mpano bira byasohotse muzi impamvu uri gutekereza ya mpano yabikoze. Ya mpano yagiye kurega urukumva, inzego ziramubwira ati rero wowe ufite icyo kurinda yewe n'umunyamategeko turamukwishyurira wowe idegembye ibyo wakoze nta cyaha bifite, gutikura ufotora ibyo nta cyaha bigize, wowe genda ibi wakoze kuko dushobora no kugira gute, dushobora no kugushakira umunyamategeko w'ubuntu. Ibi ni ibyaha utazagira ikintu na kimwe wishyura kuko wibuke ko ibintu bya ya mpano ubushinjacyaha nibwo buri gukurikirana kino kibazo, nibwo buri kurana. Ariko se nanjye nkubaze ahangaha rero urukumva niba we yaragiye akajya kurega bakamubwira ko nta nikosa ahubwo atagomba kwishyura n'umunyamategeko. Godfather yagiye ajya kurega avuga yuko hari umuntu wari inshuti yanjye wakuye video muri telefone yanjye yaraje ayikuramo, njye ntabwo nashaka kuyishyira hanze nta n'umuntu nashakaga kubyereka, yari ibyanjye n'umugore wanjye. Uwo muntu araza afata video yanjye ayikura muri phone ayishyira hanze. None njyewe ndashaka kubaza ino video call iri kurebwa n'abantu, umuntu amamagaye kuri video call ndi kumwe na ateshaje muri video call aje kureba ibyo bintu turi kuvugana, ibi byo birabazwa. None se ni umuntu waje ibi byo ya mpano aragenda avuga ati njyewe mufungwa aba bantu nahamagaye kuri video call barangije barabifata mubafunge. Ya mpano se yakosa, ya mpano yakosa se ni ukuvuga ngo datashaka kwa mute Mike aragenda avuge ngo nagiye ni ukuvuga ngo ya mpano afite uburenganzira bwo gusambana ari kwifotora, ariko afite n'uburenganzira bwo guhamagara abantu kuri video call ari gukora ubusambanyi. Aba bantu bakwibeshya bakabishyira hanze bagafungwa, niko ndi kubyumva. Aya masaha ba jihadi ariko buretse gatoya banze nisubirize uyu muntu ngerega si we wabikoze ngo niba izitwa inshuti ziwe bavuganiye go kuri call ngo bamugambaniye. Reka nkubwire yewe ntuzi sinzi ndabona bakukirobezo bakuri ico kigushu. Reka nkubaze ubu ngubu ni byiza tuvuge ko njyewe nawe turi mu iki cyumba, njyewe nambaye ubusa cyangwa we wambaye ubusa ndi kuri video call ukumva, hanyuma rero ndabizi ko wambaye ubusa, ndabizi ko ndi kuvugana n'umuntu anytime ashobora kundikodinga, tureka nubwo atakuri coding. Ni byiza ko wafata umuntu yambaye ubusa uri kuri video call warangiza ugafata kamera yawe ukayihindukiza ukajya kwerekana umuntu wenda either ari kwisiga cyangwa se ari gukaraba cyangwa se ari gushaka imyenda, harya uwo muntu uri kumukorera iki? So ibi bintu mw'abantu none se Brian namwe ko mwamwemeye gushaka imyenda mwambaye ubusa mubyereka umuntu, ntabwo muba mwumva ko uwo muntu nyine none se sheri ko nta muntu muba mwaravuganye? Tandukanya kuba waba uri kwambara hano uri kwisiga ndi kuri video call ngahindukiza kamera nkakwereka uwo muntu turi kuvugana ariko wowe utabizi. Ubu ya mpano ni wabyishyiriye hanze urukunyumva Tasha,
Ndego kumva. Tesha ni ukuvuga ngo bivugwa ko gusakaza amashusho y'urukozasoni mu ruhame yego bikorwa igihe wafashe amashusho ukakora icyo gikorwa ku muntu urenze umwe. Uruhame ni umuntu urenze umwe. Mu ruhame ni ahantu hahuriye abantu babiri. ni ukuvuga ngo birenze wa wundi muri kumwe bigiye ku wundi. Ibyo byo ni ikosa. Shayama njye urabizi ko nahereye kera ngushyigikiye pe, wambwiye agahinda kawe numva nanjye rwose nibyo ndavuga. Niba umuntu yaraje gukura video muri telefone yawe kandi yari umu best friend wawe, ndeba ukuntu ibintu by'aba best friend nyine babaziranye utuntu twinshi, numva pe birumvikana, numva uwo muntu yaraguhohoteye. Ariko se kuri ino nshuro none kutari no kumwe n'umugore wawe, uri kumwe n'uwo muntu twahimbye ngo ni Queen Nyabusa. None se Bria, ayo mashusho yashyizwe hanze na Yamano cyane uwo mukuru. Uru rukobwa rushaka ko rutuzuye mu mutwe narwo ipugapfi. Yashyizwe nyine urumva. Tasha reka nyisobanurire bwa nyuma Bria. Reka musobanurire. Tasha ngwino unyumve. Tasha tega amatwi. Erega nibwo nyiza sheri nabo nari. Kumura wumve. Azane yororo. Kumva wumve. Ya mpano yafashe umukobwa mutwara kwa Bamporiki mu Busanza. Muri hotel. Cyumba muri hotel. Ego. Urimo kunyumva? Ndakumva. Okay, va wakirobezo we. Tesha. Karame. Hamagara uwo muntu ngo hayi. Ikigoryi cyane ni kino wagira. Reba iyo nimero niyo tegeze nimero mu Bubiligi ngo hayi. Irebe kuri WhatsApp yawe. Hano kwazi komputa nimero yawe wakigusho. Nabyo narize naragushatse ngo umeshe $1 nakoreye ndakubura. Reba kuri WhatsApp yawe. None nimva ko iyi live nibivamo. Jya kuri WhatsApp, fungura WhatsApp yawe urebe iyo nimero yo mu Bubiligi. Mana ubuko ko umuntu azamenyana n'ikiwereweresha ku mana. Ntabwo ashobotse na gato. Wiseka Tasha. Tesha wiseka ndakubujije. Fungura mic yawe. Tesha urahari? Godi, wamaye amazi yo kunywa, noneho ndabyumvishe byose, ibintu byose ndabyumvishe. Olivier, wamaye umuneke. Ngaho, uye kuba umuneke. Niko Tesha? Nabyo Godifa noneho ubu ndabyumvishe. Wumva utinze. Yego. Urukumva? Yamana ariko nawe ni badesti. Ariko Godifa ujya usanga biri ari uburwayi nge ibyo by'uburwayi bifata abantu bacu bikabatwara amageragere. Turasaba inzego kugira ikintu zibikoraho kuko ntabwo tuzakwemera ko uburwayi bw'umuntu. Abarwayi bajya kwa muganga, abarwayi bitabwaho, ntabwo abarwayi baza kurimbura society. Urimo kunyumva? Niyo mpamvu habaho ibitaro.